none wowe uri gusenga ngo ababi bahinduke. Wowe hinduka ababi babone umucyo uturuka muri wowe. Ukagira imbaraga udakura kuri niveau d'étude, ukagira imbaraga udakura ku ndeshyo n'ibizigira, ukagira imbaraga zibitse muri Kristo Yesu. Kuko iyo ufite imbaraga zo muri wowe, ibyashoboye sogokuru wawe biragukindura, byahitanye nyoko wanyu birakwesura. Izo mbaraga nizo zabwiye akana ka Yayiro ngo byuka, nizo zabwiye ikirema ku rusengero rwitwa ryiza uti haguruka. Izo mbaraga nizo zavuye mu kuboko kwa Mose zikora kaburimbo hejuru y'inyanja. Abantu benshi bazi ko gusenga bibanzirizwa no kwatura ibyaha, ariko ibyaha byatuwe n'umunyamubiri utatsinzwe n'ijambo ry'Imana ntibisaba gusengera umwuka, ntibisaba kubwira umwuka ngo nkubatizwemo. Uba wahindutse uburyo umwuka ashaka, ataha muri wowe akakubera ubuturo. Iyo umwuka amaze kukugeramo, Satani yigeze andarika arambwira ngo ngwino nkuganirize, ndamubwira nti ndaje. Ibi bintu nubwo abantu bagenda babidiriwa, ariko ntibijya bitakaza umwimerere. Kwizera si kimwe n'amasengesho. Amasengesho uyasenga nta formule, ukayasenga uko ushaka. Ariko kwizera, abantu baba bahanga, ariko umunyabwenge ni uwubaha Imana gusa. Kuko umuntu wafashe ubumenyi yahawe akabukoresha neza aba umuhanga uteye ubwoba mu isi. Ariko umuntu wubashye Imana aba umunyabwenge uteye ubwoba mu isi, ku buryo Imana ijya gukora iby'imbaraga ikavuga ngo ndagushoboza ubikore. Yajya kugira abantu iruhura umutima ikavuga ngo ndahagutereka ubaruhure. Yajya kugira abantu ibera umumaro ikavuga ngo ndagushyirayo ubabera umumaro. Kwizera kubyara amashimwe si ukwizera turi kuvugaho. Imana ikavuga ngo si ngombwa ko njyayo. Nyina ni umunyamasengesho, si ngombwa ko manuka ruriya rugo rurimo umugabo unyubaha, nawe nabicyahe ibinyumvira nawe biramwumvira. Imana irakwizera. Iyo wizera Imana, wizera Imana niho ibikomeye by'uwizera bikemukira. Gupfukama gusa, binginga umwuka w'Imana kugira ngo agutandukanyirize kumva ijwi ry'umwigisha n'ijwi ry'Imana. Wambwira gute umukristo aza akarya umugati agataha avuga ngo mvuye kurya umubiri wa Yesu? Imana hari ibintu yagiye itubwirira mu ibanga ahantu fulani, ariko izasohoreza ku mugaragaro. Arandeba n'umujinya mwinshi arambwira ngo muri wowe se nahamenya gute? Ndamwana utekereje nkuko ntekereza, ukizera nkuko nizera. Azunguza umutwe arambwira ngo ntabwo bishoboka. Arongera, njyewe ngira ngo aratuje, arongera arahindukira arambwira arambwira ngo urishuwa ko Imana ibaho? Ijwi ry'Umukanguzi. Ntatinze katumwakira aze atugezeho ijambo ry'Imana. Tumukomera amashyi aze atugezeho ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mwana. Uyu mugoroba utwemerere icyubahiro cyawe aricyo kigaragara hano, n'imirimo yawe igaragare. Uho umugisha buri wese uraha muri ihema ryawe bagiye kumva ijambo ryawe Mwana. Uho umugisha buri wese uri online barimo badukurikira aho bari mu birere by'isi bitandukanye. Iri jambo naryo ribaremere, kwizera kwabo kureme amashimo, kwizera kwabo kureme ibitangaza. Urakoze Mwana, icyoruka kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Katwongere dukomere Imana amashyi ku bwa mushumba wacu. Imana ishimwe, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Urwandiko rwaho rwa mbere, aho abantu benshi bakunda kuvuga ngo mu Bakorinto ba mbere. Urwandiko rwa mbere rw'Ikorinto igice cyaho cya kabiri, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cyaho cya kabiri, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Abantu twabanye ubwashize narababwiye ngo iyo umuntu asomye Bibiliya yihuta ayibonamo inyuguti, ariko iyo utekereje ku byo uri gusoma ibyari inyuguti bivamo ubuzima. Imana ishimwe.
ni igice cya kabiri mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'i Korinto. Haravuze ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Christo, ari we Yesu Christo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya mpinda umushyitsi, nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Komeze n'umurongo wa 6. Icyakora ubwenge tubuvuga mu butunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Reka mbinginge tumbe Bibiliya tuganire hano. Wenda hari abari kwandika bakomeza bakandika, abasoma tukaza kwitsa tukaganira ku ijambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, nitwa Ev.Anicet Niyomugabo, ndi umukristo kandi ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Tugize umugisha wo kuboneka hano mwari no teraniro, by'umwihariko dushimiye ubuyobozi bw'itorero. Mushumba, murakoze kutwemerera guhagarara hano, ndetse namwe muteze amatwi ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. No kuvuga ko ingororano Imana imanura mu ijambo ry'Imana turazigabana twese, ko Bibiliya iravuga ngo uwigisha agabane byose n'uwigishwa. Imana ibaho umugisha. Dufite rero intashyo twahawe na bene so, aho twagiye tunyura baratubwiye ngo tuzasuhuza itorero ry'Imana. Bene so barabasuhuza. Imana ibaho umugisha. Hari n'abadukurikiye online, nabo tubahaye ikaze kuri Hope in Jesus Ministry. Abadukurikiye n'abadukurikiye ku Ijwi ry'Umukanguzi, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye igitabo, ndagira ngo tuganire kuri uku kwizera. Twagize umugisha, abashumba bacu bahishure badutegurira teme nziza iri mu mwuka w'Imana, kwizera kubyara amashimwe. Imana ishimwe. Dusomye igitabo cy'Abakorinto, ntabwo nza kukibandaho cyane. Aba bantu Bibiliya yita Abakorinto bari Abagiriki b'abahanga mu by'ubwenge, reka mvuge ngo hafi bwose. Ko n'uyu munsi iby'ubwenge dukorera mu isi, ntekereza ko bwatangiriye mu gihugu cya Egypte bukorewe n'Abakarudaya, ariko mu gihe abantu babyize muri histoire, hari abagabo 70 biswe ba Sebutangirosi boherejwe na The Great Alexander, yohereza abantu banditse Bibiliya yitwa Sebutuwagite. Ni abagabo babaye nk'abakora ihererekanya bubasha muri Misiri, bahisha amahano Misiri yakoreye Isirayeli, batwikira ibyo. Hanyuma Misiri nayo yemera gutanga ubwenge bwabo ikabuha Abagiriki. Uyu munsi rero siyanse dufite irakomoka mu Bagiriki, ariko kandi nubwo ariho ikomoka siho yahereye mu gihugu cya Egiputa, ko n'umubare niho waturutse. Si ibyo nje kubigisha, nari nshatse kuvuga gatoya ku bwenge bw'Abagiriki. Abagiriki bari abahanga mu buryo bw'ubuvuzi, ubumenyamuntu, bakaba abahanga mu mubare n'icyitwa astronomy. Abagiriki bakagira muri bo n'ubundi abagabo b'Abakarudaya bari abahanga mu buryo bwo gukorana n'imyuka, kumenya ibihishwe bagendereye mu myuka. Rero aba Bagiriki babanje kuba abahakanamana, bakora insengero nyinshi. Muzasoma igice cya 21 uhereye na 17 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo arabivuga, yagezeyo yaravuze ngo ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze mwaranditse ngo ikirorero cy'Imana itamenywa.
bari abahanga ku buryo ubwenge bwaba confusinze, bashakisha Imana mu mubare n'inyajwi barayibura. Babuze mu Imana baravuga ngo ishobora kubibaho kuko ivugwa kandi ikayobokwa na benshi. Baravuga ngo ariko ntituza hwiba, reka dupfe kwandika ngo ni ikirorero cy'Imana itamenywa. Baravuga ngo ushaka gusenga iyo Mana itazwi yajya muri iki cyumba cyangwa se muri uyu mudugudu, yakicara hano, umusanze ahicaye ntakamubaza ibyayo kuko natwe ntitubizi. Ariko Pawulo ahageze arababwira ngo nabonye mwaranditse ngo ni ikirorero cy'Imana itazwi. Aravuga ngo iyo mutamenye niyo ngira ngo mbasobanurire. Aravuga ngo icyambere ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu. Icya kabiri aravuga ngo ntigifashwa n'amaboko y'umuntu nk'ugize iki kennye. Ntabwo Imana ikennye ku buryo ifashwa. Nasomye ijambo rirantangaza. Bibiliya yaravuze ngo ni Imana yabivuze. Yaravuze ngo umuntu akiranutse ntacyo ampaye, ngo kandi anakiraniwe ntacyo anyaze. Umuntu akoze ibyaha ntacyo anyaze Imana, anakiranutse ntacyo ayihaye. Mu yandi magambo ni nko kuvoma mu mugezi ukajya kumena mu nyanja, kuko n'ubundi wayavoma utayavoma yari bwijyaneyo. Imana ifite icyubahiro gisaga. Imana ifite icyubahiro gisaga. Njya nkunda kubivuga, umuntu utanga icyubahiro ntabwo aho umuntu icyubahiro amusanganye, ahubwo umuha icyo ufite, kuko Imana iduha ku byo ifite, ntiduha ku byo tuyizaniye. Rero uyu mwanya mwaje gusenga hano ntimwumve ko hari icyo muri guha Imana, ahubwo mwumve ku giti cyanyu ko hari icyo muri kwakira gituruka ku Mana. Imana ishimwe. Wowe niwumva hari icyo uha Imana urasenga umeze nk'uwishyuza, ariko niwumva hari icyo Imana iguha uzahora iteka ryose unyotewe no gushaka Imana. Ko Bibiliya niko itubwira, iravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Kandi Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ntabwo ari abakene b'ubukene bwo kudatunga. Ndagira ngo mbibutse ko ikintu cyose umuntu akeneye aba ari umukene wacyo, si byo se? Ijambo ubukene rituruka ku Kinyarwanda cyitwa gukenera. Iyo ufite icyo ukeneye icyo ari cyo cyose uba uri umukene kuri cyo. Rero niwumva ko hari icyo ukeneye ku Mana, byanze bikunze nibwo ujya wabona gutunga. Imana ishimwe. Rero Pawulo agezeyo abwira abagira iki. Aba bagira iki biyise Abakorinto kubera imirimo yabo ipfuye. Nimwumva Korente ni ijambo mu Kinyarwanda twebwe ubwiye umuntu ngo uri Umukorinto waba umututse. Ko kwitwa Korinto kugira ngo umuntu abe Umukorinto byemerwe ko ari Umukorinto, nuko yagombaga gusambana n'abagore b'ikigirwamana bitaga Rutemi 1000. Kwitwa Umukorinto ubwabyo biravuze ngo ni umuntu wangiritse abitewe no gusambana. Ibi byari ibigwi byabo biyemeraga bakirarira. Nimureba igice cya 5, Pawulo yarababwiye ngo numvise iby'iwanyu aho byageze hose n'ibyo mwirata bipfuye by'ubusambanyi bwanyu. Ni mu Bakorinto yababwiraga. Noneho atangira kubigisha kwizera. Ko Pawulo ajya mu Bakorinto bwa mbere yagiye ababwira Christo wahozeho akihindura umuntu kugira ngo apfire umuntu. Abakorinto baravuga ngo ibyo ntibishoboka, nta muntu wapfira undi. Bageze ku kintu cyabatangaje, basanga uwo wapfuye ntiyaheze mu gituro, yarazutse, basanga ariho. Pawulo aravuga ngo uwo mbabwira wapfuye mukanga kwemera iby'urupfu wapfiriye umuntu, ntabwo yapfuye ngo agumeyo. Aravuga ngo ahubwo yarapfuye, amaze gupfa anesha urupfu na kuzimu, akingura ibituro n'abera barazuka. Imana ishimwe. Aravuga ngo arazamuka yicara iburyo bw'Imana. Aravuga ngo atuzurana nawe. Aravuga ngo twazuranwe na Kristo. Yabwiye Abakorinto abigisha umuzuko. Kwizera, iyo tuvuga kwizera abantu benshi turyoherwa n'iryo jambo, ariko ubwaryo ni igikorwa gisaba umuntu kurwana.
kwizera nta muntu ubivuga ahubwo umuntu arabikora. Bwashize abo twari kumwe ku wa gatatu narababwiye niba turi kwizera gukiza indwara. Timubyemera? Kwizera gukiza indwara. Uretse no gukiza indwara, kwizera bituma umukobwa utarabona fiance, umukobwa utaramenya ngo azashaka he, bituma kwizera bimuha izina ry'umwana azabyara atarabona se. Kwizera ubwabyo, kwizera ni ibintu bituma dushaka gakondo y'umwana utaravuka. Ko niko 12 Abaheburayo niko havuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe. Ngo kwizera bituma asangira igihugu na Isaka na Yakobo, ngo abaraganwa nawe. Kwizera ngo nibyo byatumye Imana ibwira Sarayi ngo wari umeze nk'intumbi ikamubwira iby'urubyaro Imana izaraga igihugu. Ni ukuvuga iki? Kwizera ntabwo murambabarira mbere nkuba confusing aho gato ariko ndabisobanura. Kwizera ntabwo ari ugutegereza ko iby'Imana yatubwiye bizasohora, ahubwo kwizera ni ukwemera iby'Imana yakoreye muri Christo Yesu, tukakira n'impinduka zabyo. Kuko nushaka gukoresha kwizera kugira ngo ugire icyo uhindura, ugomba kubanza guhindurwa no kwizera. None uko kwizera kwaguhinduye, ugutegekesha ibindi byose bikemera. Reka mvuge nitonze, abantu ba hano murafashwa cyane, ndagira ngo munyumve. Ubundi ibi bintu nubwo abantu bagenda babidiriwa, ariko ntibijya bitakaza umwimerere. Kwizera si kimwe n'amasengesho. Amasengesho uyasenga nta formule, ukayasenga uko ushaka. Ariko kwizera bigomba kuba biri oriente kuri Kristo Yesu. Iyo kwizera bitari kuri Kristo Yesu, Pawulo aravuze ngo ibyo mbabwira ngo ntabwo ngira ngo kwizera kwanyu kugarukire ku by'ubwenge bw'umuntu. Muraza kumbabarira mbabwire ko nta muntu ugira ubwenge, abantu baba bahanga, ariko umunyabwenge ni uwubaha Imana gusa. Umuntu ni umuhanga, kuko tubaye abanyabwenge twese ntitwajya kwiga, sibyo? Ntimuzi se ko ubwenge ari bwo bubyara ubumenyi? Noneho ubumenyi tubuhana, icyo twita kwiga tubuhana kugira ngo twese duhane umurongo ngenderwaho w'imikorere muri sosiyete runaka. Ururimi ubundi kurwiga ntabwo cyari icyiza, cyari gitumye batwigisha ururimi. Kwari ukugira ngo niba dukoroniza tujye dukominikana nabo. Nibyo byonyine byari biraho. Iyo ugiye gufata ururimi ukarwita ubwenge, ukajya gufata umubare ukawita ubwenge, bituma utamenya Imana. Ariko iyo ubyise ubumenyi, hino y'ubumenyi, ubumenyi butura mu bwenge. Hanyuma iyo ukoresheje neza ubumenyi bwawe, tukwita umuhanga. Ni naho mwumva tuvuga ngo ni ibihangano byaturutse ku bumenyi buri mu muntu. Kuko umuntu wafashe ubumenyi yahawe akabukoresha neza, aba umuhanga uteye ubwoba mu isi. Ariko umuntu wubashye Imana aba umunyabwenge uteye ubwoba mu isi. Ntago birumvikana. Ubwenge ni imibereho ituruka mu mitekerereze y'Imana. Noneho bikaba impano Imana iremana umuntu. Kuko umuntu yavutse nta bwenge agira, ntitwamwigisha ikintu na kimwe. Ntabwo twamwigisha. Imana yavuganye na Yobu, ivugana na Yobu. Yobu agiye kubyandika abyikuraho, aravuga ngo ibisi njyewe njyenyine ukwiriye kubyumva. Arandika ngo maze ibwira umuntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndagira ngo munyumve mwitonze n'ubundi. Yobu uyu mugabo Bibiliya iravuga ngo yari umuturage wo mu gihugu cya Usi. Usi muri histoire bayita Asiriya, Bibiliya ikayita Ashuri. Iyo turebye ku ikarita ya none, Usi ni Turikiya ya none, niho iwabo na Yobu.
Yobu yari umugabo w'umutunzi ariko urenze gutunga akagira no kubaha Imana. Ku rwego abana bagendaga akavuga ngo abana biriwe iyo ntazi aho biriwe. Uyu mugabo yari afite ubwenge, inshuti z'umusaraba. Aravuga ngo abana ntazi iyo biriwe, bashobora kuba bacumuye ku Mana. Aravuga ngo simbakira mutaza kunteranya n'Imana. Akabatambira igitambo cy'ibyaha, akabwira Imana ngo Uwiteka we. Muzasome muri Bibiliya, niwe muntu watambiye Imana ari umunyamahanga, atari umutambyi. Ubwenge bwo kuramya Imana bumuhindura umutambyi kandi atari umutambyi. N'ukuri kubaho Uwiteka bimuha autorite, bimuha ubutware bwo gukora iby'igihugu cye kitasigiwe na gato. Haleluya! Kubera iki? Arayizera, yemera Imana. Bundi umuntu wizera Imana arenga ku rwego yizera Imana, Imana nayo ikamwizera, akaba umwizerwa mu maso y'Imana. Ku buryo Imana ijya gukora iby'imbaraga ikavuga ngo ndagushoboza ubikore. Yajya kugira abantu iruhura umutima ikavuga ngo ndahagutereka ubaruhure. Yajya kugira abantu ibera umumaro ikavuga ngo ndagushyirayo ubabera umumaro. Kwizera kubyara amashimwe si ukwizera turi kuvugaho. Iyo umuntu yizeye Imana bigera ku rwego Imana ivuga ngo sinjyayo arahari. Bigera ku rwego urwaza umwana, Imana ikavuga ngo si ngombwa ko njyayo. Nyina ni umunyamasengesho, si ngombwa ko manuka ruriya rugo rurimo umugabo unyubaha, nawe nabicyahe ibinyumvira nawe biramwumvira. Imana irakwizera. Iyo wizera Imana, wizera Imana. Imana yarekaga Yobu agatamba igitambo kandi aba mu gihugu umushumba wanjye kitabamwe umutambyi, aba mu gihugu kitarimo umuhanuzi, aba mu gihugu kitagira hera hahera, aba mu gihugu kitagira igicaniro, ariko kuko yizera Imana ahinduka igicaniro cy'Imana. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe zawe abazajya muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babicewe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe zawe. Haleluya! Haleluya! Yobu yubaka igicaniro, Imana irabyemera. Ariko kandi kuko amaze kwizera, Imana imufata nk'umwizerwa. Imaze kumufata nk'umwizerwa, Satani agira ati abwira Imana ngo mumpe. Imana iravuga ngo amufiya noti kuri Yobu nta kibazo, wamugira ntacyo bintwaye kuri Yobu nta kibazo. Iravuga ngo iyo usaba undi ntawe nari kuguha, ariko kuri Yobu ndamwizera. Iravuga ngo ntacyo mufata, ariko ubugingo bwe ubu bwihoreye. Satani acunda Yobu, siwe nashatse kuvugaho, nuko kaje aramucugusa kabisa. Nasomye ijambo mu gitabo cy'imigani, Bibiliya irambwira ngo guhotora izuru bizana uburakari, ngo ariko gucunda amata ngo biresa amavuta. Ubu abakirisito bazi ko kwizera ari ukuva mu bigeragezo. Oya, ahubwo kwizera ni ukubitsinda, kandi ntutsinda icyo utarwanye nacyo. Ntabwo utsinda icyo utarwanye. Kwizera bibyara amashimwe. Amashimwe ntazaza hovyo hovyo, siyo tambarare. Amashimwe aturuka muri strago. Ugomba gustragoringa, ariko kandi ukoresheje ivi. Muzarebe iyo abantu bigeze basenya,
sinzi impamvu babyise gusenya, twebwe twabyitaga gutashya inkwi. Iki kinyarwanda cyo gusenya sindamenya aho gituruka. Noneho iyo wabonaga urukwi rukomeye kuruta urundi ntiwaruvunaga gutyo, washyiraga ku ivi. Umuntu wizera nawe aba ku mavi. Niwe ibikomeye by'uwizera bikemukira gupfukama gusa. Nibuka umugabo bitaga Zwingli, abadivantiste nibo bajya biga amateka ya Zwingli. Yigeze yasenga i Burayi hari intambara, hanyuma bakora inama y'umutekano mu Bwongereza. Bari mu nama y'umutekano, amasengesho ya Zwingli aragenda akajya kubita, haza umutingito. Umwamikazi ari mu nama arababwira ngo kugira ngo ntinye ibitwaro bya kirimbuzi by'Abanyamerika, aravuga ngo natinya amasengesho ya Zwingli. Amasengesho y'umuntu wizera, Bibiliya iravuga ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Ntabwo ari char de combat, si ibifaru, ntabwo ari za paragreti. No, intwaro yo kwizera yinjira no mu migambi, apana mu biri gukorwa, apana mu bikora, yinjira no mu migambi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwizera bijya mu migambi abadayimoni bagufitiye bikavurunga inama. Kwizera biburizamwe abarozi, kwizera bica karande, kwizera birakuraho umuvumo. Kwizera ni imbaraga zikorera inaha no mu bizaza kandi. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo byose nta na kimwe kivuyemo, byose bishobokera ndinginga umwuka w'Imana kugira ngo agutandukanyirize kumva ijwi ry'umwigisha n'ijwi ry'Imana. Imana iguha ubwenge burobanura imvugo yayo mu kanwa k'umuntu. Pelimandi horia enimanse dra tengini mahoria. Imana iguhe gutandukanya ijwi ryayo n'ijwi ry'umuntu, ku buryo nuvugana n'Imana umenye ngo Imana ivuganye nawe. Ndinginga Kristo ngo afungure ubwenge bwawe, imvugo y'Imana nimanuka icengere mu matwi yawe kandi uyumve. Dukubitanwa kwizera kandi tukugira. Mushumba, tugira kwizera. Nukuri abakristo turizera papa. Kubera iki? Wambwira gute umukristo azakarya umugati agataha avuga ngo mvuye kurya umubiri wa Yesu? Nukuri turizera. Wowe uranywa juice warangiza ngo ni amaraso, kandi urabizi neza ko atari amaraso, nta naho twamukuye. Ikiganza cy'ubutware cyakoze kuri wa mugati cyawugize umubiri. Akanwa k'ubutware kavuze kuri ya juice kayigiza amaraso. Ibyo turabyizeye. Twebwe twizeye ko twapfanye na Kristo, nta wakwishe, nta wakuziritse, nta wagukubise, nta n'uwagutunze urutoki. Ariko twaherekeje Kristo mu rupfu, turavuga tubu dupfanye na Kristo. Ibyo turabyizera. Tugeze mu mva tuzukana nawe. Ni nayo mpamvu tuza gusenga muri Hope. Nuko twazukanye na Kristo. Suko twazukanye nawe, nicyo gisobanuro cyuko twaje nyine. Nkunda mu rusengero niho usanga umuntu yaje yizanye, ntawagushyira mu ishumi ngo akurure ngo nakugeza mu rusengero akubwire ngo icara hano tuze kuhasohoka. Twese turizana, turizera mu by'ukuri. Hanyuma tumaze kwizera tuzukana na Kristo. Ariko ikibazo abarokore bagize nuko twagize kwizera kudukura mu mva kukaturekera mu isi, ariko ntitugire ubutware bungana n'ubudusohoye mu mva. Kandi umuririmbyi avuga ngo iki? Umuririmbyi yaravuze ngo nkuko yazuye Kristo. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucu.
umva uburyo twizera kuva mu bituro nk'umucunguzi, uburyo Yesu yavuye mu gituro ari muzima adahahamutse adatinya urupfu, niko abizera tuzava mu gituro ntawe utinya urupfu ntawe uhahamutse, kuko kwizera bizaherekeza umuntu wizera, bizaherekeza umubiri we bimanukane ikuzimu mwumva. Kwizera kuzajyana natwe, umubiri ubore kwizera gusigare, amagufwa abore kwizera gusigare. Yesu nahamagara bizera, haleluya. Kwizera kubwira umubiri ngo baho, kwizera kubwira igufwa ngo baho, kwizera kubwira umutima ngo tera, kubwira amaraso ngo tembera, nikurangiza kukubwira ngo itaba Kristo. Haleluya. Bave mu gituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bamari, nanjye sinzaburayo. None uku kwizera kuzadukura mu gituro kunaniwe gukura ifoto yawe ahantu bayishyize gusa. Kwizera kuzadukura mu gituro kurekera amazina ku gapapuro n'ipfundo bapfunditse. Kwizera kudukura mu gituro, kwizera kuzura uwapfuye, tugukubitanwe muri karitsiye. Narababwiye Satani ntafite ubushobozi bwo kurema intwaro, ahubwo akoresha iyo yadusanganye dutwara nabi. Iyo utwaye nabi kwizera, Satani agufasha guhahamuka, akageragezo gatoya kabonye umwanya agafatamo, kakugerageza ku rwego ruruta ikinini wari wizeye. Yo baracugusika, aracundika, inaha hari ibintu bigucugusa ugata kribre. Ayiwe tibireba urwego rw'umuntu, nta ntera nta kigutera, bigucunda bikurikije urwego uriho. Ubu mwisi twese dufite ibintu bidushobora, twese tugira ibidushobora. Yo barageragezwa, ararwara araremba, umugore akora inama, ahamagara inshuti z'umuryango n'abavandimwe ba Yobu. Mutagira ngo Elifazi na Zofari na Birudadi, mutagira ngo bari abantu bakureye umuryango. Oya, yaravuze ngo ntabwo nafata umugabo wanjye uburyo yaboze ngo mwereke rubanda. Ahamagara abagabo ba hafi, aravuga ngo nimuze murebe ukuntu umugabo yabaye. Kandi mu ba hafi yahamagaye abantu batagira icyo bapfa n'Imana. Arababwira ngo nkeneye umuntu wagera hano nibura agasenga Imana ikabyumva. Uyu ni umugore w'umunyabwenge. Amaze kugeza abagabo mu rugo, babwira Yobu ngo dusanzwe dusenga Imana ikavuga. Baramubwira ngo uyu munsi sibwo Imana yatureka. None ntabwo ari bwo yatwihorera. Elifazi arasenga Imana iramwihorera. Umunsi wa mbere Imana iramureka, uwa kabiri iramureka, abiharira Zofari. Zofari akubita uwa gatatu n'uwa kane biranga, uha Birudadi. Abagabo bakubita iminsi 7 n'amajoro 7. Mu gitondo cy'umunsi wa 8 basoje 7 n'amajoro 7, babyuka batuka Yobu. Baramubwira ngo wadushutse tuzi ufite ibyaha, none ibyaha byawe byatumye Imana itatwumva. Yo barababwira ngo ni ukuri nkaba nakiranirwa. Arababwira ngo n'Imana irabizi ko ndi umwera. Elifazi aramubwira ngo ceceka, nta hantu hamera urufunzo hatarigeze amazi. Aravuga ngo ibi ni ibicumuro byawe. Yo barababwira ngo ariko ndera. Elifazi aramubwira ngo Yobu n'abamarayika Imana ibabonamwe amafuti. Hari abantu bajya bagira ngo iryo jambo ni iry'Imana, ni irya Elifazi wari wacogoye, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo n'abamarayika Imana ibabonamwe amafuti, wowe wera nkande, umwana w'umuntu ugwa rimwe hakaza urunyo. Yo baramubwira ngo iyo umera nk'ukomeze wari kumva ibyo ndi kuvuga, ngo ariko kuko utameze nkanjye sinakurenganyiriza kutanyumva. Aramureka. Bigera ubwo bamucundaguza, arareba aravuga ngo koko
iyi ni impamvu y'ibyaha ibyo ari byo byose. Aravuga ngo ariko ubwo ntabikoze Imana yarandenganyije. Abwira Imana ngo uzaze tuburane. Dore igitangaza, Imana yahamagaye abana bapfuye ntize, yayihamagaye ingamiya zishize ntiyaza, ayihamagara amafarashi agiye ntiyaza, ayihamagara inzu zihirimye ntiyaza, imirima y'ingano ihiye ntiyaza, ayibwiye ngo ngwino tuburane. Imana iramubwira ngo kuko uvuze kugukiranuka kwanjye, ntaza kureka kuza ugasigara unyita Imana ikiranirwa. Ndaje tuburane. Hari ahantu mujye muhamagara Imana ntiboneke kandi Imana ihari. Kwizera kwawe ntikuri mu guhinyura kuza kw'Imana mu gihe idahari, ahubwo kwizera kuravuga ngo nubwo ntakubonye ariko ndabizi ko uhari. Yobu yarabivuze. Yobu yaravuze ngo nyishakiye iburyo sinayibona. Iburyo ni mu gukiranuka kw'Imana. Ravuze ati ntayo mpabonye kuko ibiri kumpora ishobora kuba nta kimpoye. Namwe muzasoma Bibiliya iravuga ngo yamuhoye agatsi, bivuze ngo ni ubusa. Ndakudishya kuko ufite imbaraga zo kwihangana. Satani nabona ko wihanganye nawe arye ku mbuto z'umukiranutsi. Umva uburyo Imana yizeramwe abantu. Imana ni igitangaza. Yo baracundikira mucugusa. Yo barangije aravuga ngo havumwe umunsi mama yasamiyeho inda. Iramucunda aravuga ngo inda yanjye irarutwa niyavuyemo. Ntabwo ndi kwanga kuvuga igitabo cya Yobu. Agera ku rwego abwira Imana ngo iburyo ndakubuze n'ibumoso, ngo imbere ntuhari. Imbere ni mu bizaza by'Imana, ni mu masezerano. Hari igihe ushakira Imana mu byo yavuze ukabona nta nzira. Abantu benshi aho barayibura. Noneho aravuga ngo n'inyuma sinkubonye. Inyuma ni mu mateka y'iby'Imana yakoze. Yobu yararebye impamvu yavuze ngo inyuma sinkubonye, ntiyari kwirata ingamiya zari zashize, ntiyari kwirata abana bari bakindutse, ntiyari kwirata abagaragu ntibari bahari. N'umugore wari usigaye yabyutse mu gitondo aramubwira ngo hari ikintu namenye, tuka Imana nurangiza wipfire. Yo baravuga ngo nimbwira uyu mugore ko ari umupfapfa sindi bugubwe neza. Aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Abimukuraho ko atari ubivuze. Yo barihangana. Imana irangije iramubwira ngo ngaho kenyera ukwete uze tuburane. Yo baraza ageze aho ahurira n'Imana. Imana iramubwira ngo Yobu ntarakurema wabagaye. Yo baravuga ati ibyo byo ntabyo nzi. None se iyo ijoro ritaraza mba naribitse ntaha data, aho se ndahazi. None se wabuze igihe isha zimira? Ni ukuri ntabyo nzi. Yobu kuki impara yirukanka ifite amezi ntiramburure? Huti ni ukuri kw'Imana ntabyo nzi. None se Yobu ahantu hafashe inyegamo z'ikirere, wabuzaho inkingi zifashe ikirere ziri? Yobu uti ni ukuri kose tuwite bari barakumbwiye. Impamvu nazanye amafuti n'amatiku nuko nari nakumvanye abantu, ariko ndakwiboneye. Aravuga ngo Uwiteka we, iyo tuburanye nsanga ari njye uneshwa. Aravuga ngo iyo tuburanye nsanga ari njyewe uneshwa. None se kubaza umuntu uri kugeragezwa ngo ahantu nashyize imfatiro z'ikirere n'isi, ahantu nabambye ijuru, ibyo bimumariye iki? Muzi impamvu? Ikirere uko utabona urufatiro rw'ikirere niko utazi n'urufatiro rw'icyo navuze kuri wowe aho urufatiye. Ntabwo ubwenge bwa Yobu bwabyumvaga. Irango uti niba nta muntu ugira uruhare mu gucya kw'ijoro, nta nuzagira uruhare rwo gukuraho ubwire ruri ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, komeza wizere njyewe nyir'ubwo bwiru, njye nyirayo mabanga. Gumana kwizera unyizere. Iyo mbwiye ijoro ngo nirigende amanywa aratambika, Yobu niko nzabitegeka ku buzima bwawe. Uko utazi igihe isha yimira. Mu yandi magambo, isezerano ryanjye abantu babona risohoye ariko ntibazi igihe ndigirana n'umuntu. Ubu dufite amasezerano mu ibanga Imana yavuganye natwe, ariko azasohorera mu ruhame. Imana hari ibintu yagiye itubwirira mu ibanga ahantu fulani, ariko izasohoreza ku mugaragaro. Ibyo nibyo yagereranyije n'umwana mu nda yisha. Arangije aramuga ngo kuki impara ziruka n'imirindi nk'iriya ntiziramburure. Mu yandi magambo, uburyo wirutse n'ibigaragazo wahuye nabyo birashushanwa n'imirindi y'impara, ariko ikirinda umwana wayo mu nda ntikiramburure nicyo kizatuma ndinda isezerano nagiranye nawe mu bigeragezo. Yoba yivayo ageze imbere ya Elifazi aramubwira ngo gukiranuka kwanjye
narindi kumwe nayo. Haleluya. Arababwira ngo kandi nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Umucunguzi wanjye ariho kandi amaso yanjye azamura. Aravuga ngo ntabwo ari ayundi, ni amaso yanjye nzamureba. Arababwira ngo kandi uyu mubiri uhora nzawambura ndebe umwami wanjye. Ni njyewe personnel, nta muntu nzatuma, nta uzayindebera, nta uzayerekwa ngo ayimbwire. Njyewe tuzarebana duhanganye amaso ku maso, face to face. Bibiliya y'Igiheburayo yo iravuga ngo nzi yuko Goheri ngo umusimbura wo mu makuba ngo azaza kubabarira aho ndi kubabara, ngo nkajya kwishima ibyishimo bye. Umuntu wizera, kwizera kwawe ntigukora mu gihe wishimye. Kwizera k'umuntu kugaragara mu gihe ari kurwana. Hari umugabo twigeze twahura, nkunda kumutangaho urugero. Twahuye atari umwizera, atanemera Imana, ni umunyakowete. Nari ndwaye nagiye kwivuza, si ubwo buhamya wenda ubwo nzabonyeraho ikindi gihe. Noneho turi kumwe, muganga arambwira ngo amafaranga uzayabona. Ndamubwira nti Yesu azayampa. Umugabo ahita ahindukirana umujinya mwinshi, arambwira ngo Yesu azagira gute? Ndamubwira azayampa. Arambwira ngo arayagira se? Ngo afite ayahe, ni amarupe cyangwa ni amayuweni? Ndamubwira nti yose. Ndamubwira nti Yesu agira dovize. Umugabo arandeba arambwira ngo ubundi sabahe, mbona yabigize intambara. Ndamubwira ntaba muri njye. Arandeba n'umujinya mwinshi, arambwira ngo muri wowe se nahamenya gute? Ndamubwira ntutekereje nk'uko ntekereza, ukizera nk'uko nizera. Azunguza umutwe arambwira ngo ntabwo bishoboka. Arongera, njyewe ngira ngo aratuje, arongera arahindukira arambwira ngo urishuwa ko Imana ibaho? Ndamubwira irahari. Arandeba agira atya, arambwira ngo none ngo Imana ibahe? Ndamubwira igituye muri njye. Ubundi ku bantu batizera Imana iba mu ijuru, ariko kubizera igendera muri twe. Imana iba muri twe, mu ijuru se ni hehe? Ni mu bugingo bw'abizera Kristo. Murakoze. Haleluya. Ni mu bugingo bw'abizera Kristo, aho ni ijuru riri. Kubera iki? Niyo mpamvu mujya muri kumbura kandi nta muntu ukumbura hataragera, nta ukumbura icyo atazi. Kuki se mukumbura ijuru mwigeze mujyayo? Nuko ubugingo buri muri mwebwe ariho butuye. Umugabo arambwira ngo niki cyatuma nyimenya? Ndamubwira nti njyewe warunze. Arambwira ngo hoya ngo ntago nari nkuzi. Ndamubwira se wigeze utekereza ko mbaho? Arambwira ngo hoya ngo sinigeze mbitekereza. Ndamubwira none se kuba utarunzi, utarambona, utaranatekereza ko mpari, byari bisobanuye ko ntabaho? Kuba utanzi bivuze ko ntabaho? Ndamubwira ntiwamenye kuko twahuye na Kristo. Nimuhura uzamumenya, nugera aho ari uzamumenya. Abantu batarizera baba bumva ari ibintu biri hayi, kandi koko kwizera ni intambara ikomeye ya mbere ibaho mu isi. Kuko intambara ikomeye si y'isasu, intambara ikomeye si yo kwirinda abadayimoni, intambara ikomeye ni iyo kumvisha kamere ubushake bw'Imana. Kugira ngo ubwire kamere kw'Imana hari ukundi kuntu bishaka, biragorana. Iyo iyi kamere yibitseho inyuguti ikaba ifite umubare, irakurushya nshuti yanjye. Reka umubare n'inyuguti bihure, uhita ubihuza n'ubuganza, bihuze n'ubusinga n'ubunyiginya, bihite bihurira hamwe, bikora kokuteri y'imyumvire. Bikora kokuteri y'imyumvire ku buryo ubwira umuntu akakubwira ngo si uku iwacu duteye. Umuntu kikubwira akurikije imiterere y'iwabo ntarahinduka, kuko iyo uhinduwe ntuba ufite imiterere wasanganywe, ugira iyo wahawe. Kugira ngo rero kwizera gukore, nuko bibanza kugucarenginga, ukinjira mu cyumba cya transformation. Imana
ikaguhindura, ukagira imbaraga udakura ku bututsi n'ubuhutu n'ubutwa, ukagira imbaraga udakura kuri niveau d'étude, ukagira imbaraga udakura ku ndeshyo n'ibizigira, ukagira imbaraga zibitse muri Kristo Yesu. Haleluya! Ukagira imbaraga zikomoka muri Yesu. Ndumva navuze induru. Haleluya! Imbaraga zibitse muri Kristo Yesu. Kuko iyo ufite imbaraga zo muri wowe, ibyashoboye sogokuru wawe biragukindura. Ibyahitanye nyoko wanyu birakwesura. Iyo ufite imbaraga zawe, ibyishurungano rwawe biraguhitana, bikuraho. Iyo ufite imbaraga zawe, ibirwanya generation yawe biraguhitana, nshuti yanjye, biraguhitana, bikuraho, bigakindura. Izo zawe zirashira, ariko imbaraga za Yesu Kristo, haleluya, nizo zanesheje urupfu na kuzimu, nizo zakinguye ibituro. Izo mbaraga nizo zabwiye urupfu ngo rekura abera. Izo mbaraga nizo ziduha umwuka wera. Izo mbaraga nizo ziringaniza inzira y'abakiranutsi. Izo mbaraga nizo zahinduye Obidodomu umutindo, umuhanya, umukene wari ubuze byose, zimuhindura umutunzi. Izo mbaraga nizo zabwiye akana ka Yayiro ngo byuka. Nizo zabwiye ikirema ku rusengero rwitwa ryiza uti haguruka. Izo mbaraga nizo zavuye mu kuboko kwa Mose zikora kaburimbo hejuru y'inyanja. Hari abantu bajya bazira icyo, hari abantu babizira. Umugabo witwa Uziya, Imana yamwiciye kugira ngo Yesaya abone intebe ye gusa. Bibiliya iravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, ngo Yesaya yabonye umwami Imana. Ariko nkunda ririya yerekwa, nkundi yerekwa Yesaya yagize, ntiyarebye umupfumu baturanye, ntiyarebye umurozi, ahubwo Imana yamukuriyeho urusika yirebera intebe y'Uwiteka. Azavuga ngo mbonye Imana. Yerekwa aravuga ngo ndimo ndamureba umwami wanjye, ngo nubwo atari uwo ariko ndamureba. Yaramurebye abona Kristo amwegereye. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere ukuzaho iyo kamere niyo miterere yawe, ikintu cya mbere ubikuzaho. Abantu benshi bazi ko gusenga bibanzirizwa no kwatura ibyaha, ariko ibyaha byatuwe n'umunyamubiri utatsinzwe n'ijambo ry'Imana biba kamenyero mu kanwa, abigira repetition, biba repetition. Biriya bintu byo kubanza kwatura no kugira gute tubanza ni indulgensiya byazanwe na Roma, ntabwo ari iby'abanyamwuka. Ni indulgensiya. Roma imaze kujya muri esheke y'amafaranga yari ikoresheje mu ntambara, yashatse kurekipera amafaranga, iravuga ngo nimushyireho indulgensiya, abantu bajya bicuza ibyaha batange n'ikiru bagura imbabazi. Barangije abantu bakaza bakatura ibyaha, bakabacisha no muri purigatori, bakavuga ngo musabire n'abanyu bapfuye. Ariko umuntu ushaka kunesha kamere ye, mbere yo kwihana ibyaha arabanza agaca bugufi. Kuko iyo watuye ibyaha utaraca bugufi, kwishyira hejuru, Bibiliya iravuga ngo bibanziriza kugwa, kandi kugwa kukabanziriza kurimbuka. Daboro banza wicishe bugufi. Niba ari ikintu kiryoha, ni ukubona umunyacyubahiro wubashye umuntu usuzuguritse. Ubu muhaye ihumure ryinshi, akubonamo ishusho ya Kristo, Imana igaprofitira mu cyubahiro cyawe, ikajya ihora icyongeramo. Kuko umuntu utanga icyubahiro niwe Imana igiha, ariko umuntu usaba icyubahiro Imana irakimwima. Umuntu utanga icyubahiro akubaha abandi, Imana irakimuha. Namwe mumbwira ari wowe ikigega gifite aho uvomera n'ikigega kitagira aho uvomera, ari we wavomera mu kihe kigega? Mu gifite aho uvoma, kuko amazi yagiyemo afite aho anyura akagira umumaro. Naho natinda ahandi azabora. Umuntu ugumana icyubahiro Imana imubona nka Satani, ariko umuntu urekura icyubahiro imubona nka Kristo. Ko Bibiliya iravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo arabirekura.
ngo yiyambika kamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata. Iyo uri guca bugufi uba uri gushushanya. Hari abantu bazi ikinyarwanda twita, niba ari ikinyarwanda ni igifaransa je pense, kudekarika. Muzi karibona, uburyo ushyira ku gishushanyo warangiza ukakireba fotokopi y'igishushanyo ukagikora icyo twita kukidekarika. Umuntu nawe uca bugufi aba ari kudekarika ishusho ya Kristo. Imana irakureba ikavuga ngo voilà, nuko nashaka gumera. Kandi umuntu waciye bugufi yubaha buri wese. Wubaha buri wese, harimo wa wundi woza ibyombi wawe, harimo n'ababana mwebwe wenda hari ntimutuye mu manegeka. Igisobanuro cy'amanegeka y'i Kigali nuko ujya kumva umuntu atambutse muri karitsiye ngo amasafuriya n'amabase murakoresha. Icyo nicyo gisobanuro cy'uko ari amanegeka y'i Kigali. Ubwo ntiharaza, ubwo nyine ahantu bakeka ko mwayiriramo ihomye haracyari ikibazo. Guca bugufi ni ukubaha umuntu nk'ubu. Nigeze najya kubwiriza ahantu hano mu majyepfo, ni mu karere kamwe ntabwo nkavuga. Meya w'ako karere yari inshuti yanjye. Ndamubwira nti nzaba ndi mu bwatsi bwawe umunsi uyu n'uyu. Arambwira ngo nanjye nzaza. Noneho ariko arambwira ngo nzaza nkerereweho gato kuko muzatangira turi mu nama, inama izasoza mpitenza. Ndamubwira nta kibazo. Ndamanuka njyayo, mpagarara muri gare, umuntu aza kuntega, aza kundeba atwaye kamoto gashaje, kakajesa gashaje bien, ko gusaza nyine ku buryo ubona ko ishaje kabisa. Ikimenyimenyi cyo gusaza nta kinyoteri na kimwe yari ifite. Urumva ko iyo moto yari ishaje rwose. Noneho ambonye arambwira ngo ni wowe Anicet, kuko yampamagaye nk'inshuro 8. Mubwira nti ngewe nahageze. Nkabona akamoto gakatiye aho, nanjye nkavuga nakasi ko bantumyeho byari byo byose, ntabwo ariko kaje kuntwara. Noneho abonye ko ari nge, hari abantu bishyira hejuru batanafite naho bahagaze. Abonye ko ari nge arambwira ngo iyo menya ko ari wowe nari kukureka ukizana. Ndeba impamvu yo kwirata kwe ndayibura, ndaseka. Ndamubwira nti basi munyihanganire. Arantwara tugera ku rusengero. Tugeze ku rusengero, n'uwari wantumiye ntiyaranzi. Yari yaranyumvishe kuri radio ya ADPR, turi mu kiganiro cyitwaga Nsobanurira twajyaga dukoraho. Aravuga ngo Anicet Niyomugabo ndakuraritse uzaze. Avugana n'umushumba wanjye kuri paruwase, babigenza uko protokole zose ziteganyijwe. Ndamanuka mpageze, arambwira ngo ni wowe Anicet. Nti ntabwo nibeshye, ni wowe Anicet. Ndambwira nti ninjye. Akivuga atyo, meya baraje. Noneho ntibanamwakirira hamwe bari bateganyije kutwakirira, bajya hirya mu kindi cyumba. Meya mbere imfura arampamagara, arambwira se uri hano hafi wahageze? Nti ndahari. Ko nakubona se? Ambwira umudugudu. Niho waje? Nti naha. Arangije ndamubwira nti bwira mushumba akubwira aho ansize. Njya kumureba, ampobeye barikanga. Se uyu se? Kandi disi abantu kwishyira hejuru n'ubwenge bupfuye. Nta muntu n'umwe utagira ukomeye yamenyana nawe. Nta n'umwe pe. Buri muntu wese abagira ukomeye. Iyo ampobeye barikanga. Noneho we afite uburyo yakuzaga amaprotokole cyane. Arangije uti mushumba wanjye, amakuru nti namahoro, twari dukumburanye ntitwari duherukanye.
turicara tuganira, igiterane kiratangira. Gitangiye ndagenda mpindura imyambaro nari mfite, ndaza ndigisha. Maze kubwiriza, wa muntu wari uraho anjyana inyuma arambwira ngo mbabarire, ngo narinzi ko nta mavuta y'Imana kurimo. Ndamwani oya, si amavuta y'Imana atarandiho, kuko Imana navuze naje nzanye nayo, ntabwo nayifatiye hano, n'ibihe ntabwo nabisanze hano. Ndambwira nti nazanye nabyo, ahubwo nasanze inyamaswa zitagira ubumuntu. Nuko nasanze muri inyamaswa, no kumpa umwanya n'ukomeye yampobeye ntimwari kumpa kwigisha. Nahuye na meya mpobeye murampa ndigisha, ariko iyo atampobera ntimwari kumpa ngo nigishe. Guca bugufi ubwabyo ni ikimenyetso gituma wemeramo bose Kristo Yesu. Guca bugufi bituma wemeramo bose Kristo Yesu, bigahuriza no mu ivuka rya Kristo, kuko ikintu cyatumye Herode atamumenya nuko atarazi ko yavukira mu kiraro. Ariko yamushushanya no guca bugufi, yari no kujya kumushakira mu mashyiga, yamubura akajya mu kiraro cy'intama, yamubura agahura nawe mu kiraro cy'inka. Ariko kuko atabishikira, nta makuru afite habe na gatoya. Nta makuru afite habe na gatoya. Guca bugufi bicura kamere n'imitekerereze yawe. Imana ishimwe. Iyo wowe waciye bugufi bwawe usatira Kristo Yesu. Iyo umuntu aciye bugufi, mushumba wanjye, ababaye fondasiyo y'umwuka wera. Umwuka, Bibiliya iravuga ngo nta handi natura, ngo keretse mu muntu ufite umutima umenetse, uciye bugufi. Bene uwo muntu umutima woroshye, Bibiliya yikigira kiravuga ngo ni umutima uhehereye, woroshye, ukoraho ukamera nk'ifarini baponze, ku buryo udahura n'ikintu gikakaye, woroshye utari nk'ibuye. Bene uyu muntu ufite umutima woroshye, umwuka aravuga ngo iwanjye ni hariya. Ntibisaba gusengera umwuka, ntibisaba kubwira umwuka ngo nkubatizwemo. Uba wahindutse uburyo umwuka ashaka, ataha muri wowe akakubera ubuturo. Iyo umwuka amaze kukugeramo arakubatiza. Umubatizo w'umwuka uduha kuryoherwa n'ibihe bibera mu nzu y'Imana, bikaduha kuryoherwa n'ubuzima bwo muri Kristo. Iyo umuntu yabatijwe mu mwuka, umusangana amateraniro muri we atari no mu rusengero, muri we haberamo amateraniro. Iyo wabatijwe mu mwuka, uvuga ururimi rw'umwuka, nta wundi muntu uri gukongesha. Iyo wabatijwe mu mwuka wera, uragenda ukumva indirimbo zo mu gakiza. Bene uyu muntu Imana imuha kwizera nk'impano, iyo mpano ikamubera ubuzima. Bibiliya yaravuze ngo iyo mwagira kwizera kungana nuko akabuto, muzi ukuntu kangana ni nk'uburo. Uburo umuntu yabugereranya n'iki? Reka tugereranye nibura n'agasaro. Agasaro ntimukazi mwese, ariko gato cyane. Ntabwo kuriya kwizera Yesu yaravuze iriya kwa mupaseri iriya. Ntabwo iriya paseri yaravuze kwako. Ingano y'urubuto n'umwero warwo. Ingano y'urubuto ni umusaruro w'imbuto. Ntabwo ingano y'imbuto ari uko imbuto ingana. Yarabwiye ngo kwizera kungane n'urubuto rwa sinapi, mu yandi magambo rwera rukera ibintu binini. Murekeraho kugira ko gato kangana n'ako kabuto, reka da. Burya ingano y'imbuto ingana umusaruro. Hari abantu rero bigirira kwizera kungana gutyo. Nigeze nakubitwa n'inzara, mva mu rugo nge ni Burengerazuba aho bita Kamembe, umudugudu bahita ku Kadashya. Navuye ku Kadashya nizeye nshonje, nari nshonje, ariko nsoje amasengesho y'iminsi 3. Numva ko nari mfite no kwizera kurimwe amavuta. None mva ku Kadashya numva nizeye ko ndi butoragura igiceri cy'ijana base nkarya irindazi. Ndamanuka nyura ahantu bita ku cyapa, ndakata no kuba dive, manuka ahantu bita muri Matewusi, naho haba karitsiye Matewusi. Ndakata manuka mu isoko, nkata ahantu bita mu Kazarusenya, mpinguka mu Kadasomwa, ndongera ndazamuka nca mu isoko hagati, nzamuka ahantu bitaga mu Kabasazi no ku Gaturika no mu Burunga, ndongera mpinguka ku Kadashya ntaratora igiceri cy'ijana.
mbwira Imana nti aba bantu barabeshya ko nari nizeye nabujijwe n'iki kubigeraho. Kumbi ndizeye ariko ntibiri oriente kuri Kristo Yesu. Kwizera bigutware no kwihangana. Iyo harimo kwihangana bituma ukomera kugera ku munsi w'igihe Imana yategetse. Umuntu wizera w'umunyamasengesho ntabwo byose abikemuza amasengesho. Hari ibyo ufatira umwanzuro, hari ibyo usengera, hari n'ibyo wihanganira. Izo nzira eshatu, ibyo ufatira icyemezo ukadesida. Hari umuntu umbwira ngo nanjye nsengera ngo nkunda ibintu byo gusenga, ngwino 2 3 zabizakuza. Hari nk'umuntu umbwira ngo nsengera nanjye ngira peti yo kurya, nka mwana ibiryo birahari nti ujye bitereka imbere yawe nushaka kubyihorera. Igihe kizagera ubirye inshuti yanjye, ibyo ntibisaba kongera gupfukama. Bitereka imbere yawe igihe kizagera petizi. Kibi ni ukubibura, twafatikanya kubishaka naho gusengera kubirya bihari. Ibyo byo ntabwo ayo masengesho nayasenga. Reka ta. Hari ibintu bigusaba icyemezo. Yakobo yaravuze ngo hari ibyaha duhunga dukuyemo n'amaguru tukiruka. Ibi ngibi sosiyete ahantu ba muri community uba bakugusha buri kanya ugashiduka waguye, biragusaba guhindura ikigare, ntabwo bigusaba kubisengera. Hari igihe tujya dusenga tukavuga ngo Mana ngo weze inzira tugiye kunyuramo. Nukuri nta nzira n'imwe yo mu isi zigera yera. Inzira zejejwe ziri muri Kristo Yesu. Nta nzira uzasengera ngo yere, ntibishoboka. Ahubwo Imana izeze wowe uhanyura iguha ubutware muri iyo nzira, ariko nta nzira yejejwe uzanyuramo inaha. Nta nzira yejejwe uzacamo inaha ntayihari. Kwera se bizatura ahantu hatari ubugingo. Kwera kwa Kristo bicumbika mu bugingo bw'abamwizera. Rero wowe ubwawe Imana ikweze, nimara ku kwezi guha imbaraga zihindura aho uri kunyura, ariko ho ntihazahinduka utarahagera. Namwe nimutekereze, Yesu yaravuze ngo mwami ngaba abo wampaye ngaba ndabaguhaye. Simbasabye kubakura mu isi ahubwo barinda umubi. None wowe uri gusenga ngo ababi bahinduke. Wowe hinduka ababi babone umucyo uturuka muri wowe. Niba dahinduka ukomere uneshereze muri bo. Nkunda kubivuga, nta mukristo numwe urya imbuto abandi beza, ahubwo umukristo yeriza abandi barya. Weriza abandi barya. Kuwa gatatu gashize narabibabwiye, hari abantu bakunda gusoroma imbuto ariko badakunda kurya izo basoromye, bakazisoromera hasi. Hari n'uvunana n'amashami cyose akamanurira rimwe kandi zose akarunda hasi. Uzahura nabo. Abakuki yaravuze ngo none se niba urufatiro rusenwe, umukiranutsi yakora iki? None azabeshwaho no kwizera. Ndagira ngo dusoze. Imana wizera ingana iki? Imana wizera ingana iki? Wifata Imana bingana na diplome yawe. Wifata Imana bingana n'imirimo Imana yagukoreye. Ejo bundi nagize umugisha wo gusura abantu bari muri gereza. Narabwiye ni kwizera ntimwizera ukubasohora hano gusa, uretse na hano n'ibituro bizakinguka bera batahe. Kwizera nugufata ukakugarukirizaho, wigufata ngo ugucemo kungane n'ibyifuzo byawe. No, kwizera kurema amashimwe. Ubundi amashimwe Imana yarahiriye. N'amasezerano umukiranutsi agira, kandi n'igitangaza isi ibonera kuri twe. Amashimwe Imana igiye arema. Imana ishimwe. Kwizera kubyara amashimwe. Ni ukwizera kwatumye Petero ararama, aravuga ngo mwimbamba nk'umwami wanjye.
Ngewe ndabizi ko nubwo muri kunshyira mu rupfu ndabona ubuzima bwanjye bwakirwa na Kristo. Ijambo rya nyuma yababwiye yarababwiye ngo umubiri uramanuka ariko ubugingo burazamuka. Kwizera kurema amashimwe ni ukugira imitekerereze ihura n'imigambi ya Kristo, ukumva ko ibyo utari kubonera urufunguzo Kristo abifitiye urufunguzo, no mu kibazo cya nyuma, mu bigeragezo bya nyuma, mu ngorane za nyuma, ukavuga ngo imirimo y'Imana ntirarangira. Igihe uzaba ugifite akuka ko kuvuga Imana, uzavuge ngo Imana ntirasoza imirimo yayo. Kwizera urabifata ukabinganya n'iduka, kwizera ukabinganya n'inzu y'i Kigali, kwizera bikangana n'indege yo mu Buhinde gusa, kwizera bikangana na diplome yo muri Harvard. Ibyo biri very cheap, biraciritse, kuko uretse n'icyo, uko kwizera kwatumye twebwe tuba abana b'Imana, uko kwizera kwatumye tubyarwa n'Imana. Yohana yaravuze ngo kandi niko turi, nta gushidikanya, uko niko turi, gutyo nyine, gutyo niko turi. Niko turi. Satani yigeze andarika arambwira ngo ngwino nkuganirize, ndamubwira nti ndaje. Arambwira uti Imana irakuretse, ntindabibonye. Arandarika arampugura umutima, arawicaza, uraryama hasi cyane. Kwiheba biraza binyuzuramo, ariko akantu gato gusa, gato konyine, numva ijwi rirambwiye ngo nta kintu na kimwe Satani yari yagambirira ngo akigereho. Bitampera mu ijuru, ahanurwa agatabwa mu isi. Ndavuga nti kumbura kumbwira ibyo guhomba kuko ariyo domene yawe. Ibi bihomba uri kubimbwira kuko ari kumenyereye kuba. Ndahindukira ndayibwira nti niyo nahomba sinageza hawe. Niyo wahomba ntiwageza ha Satani. Ndabwira nti Satani, ubwami bwaguciye nibwo bwancunguye. Ndabwira nti uri kurebera muri sayidi urimo, ariko mu ruhande Imana irimo harimo indi mirimo. Kwizera kurema amashimwe. Urumva ufite ikihe cyifuzo tugisengere. Fata ibyo byifuzo byose ufite byose ubirunda imbere yawe. Wabizanye dusenge. Byose wabizanye. Imitekerereze yawe n'ibyo byifuzo wabizanye. Bibwire ngo hirya yawe nzongera nifuza ibindi. Wirekeraho ibyiza washyizeho, bibwire ngo hejuru yawe hari ibindi byiza nkeneye, no hirya yawe hari ibindi nkeneye, kandi ubibwire ngo hari amaboko azabikora. Nasomye agatabo k'umugabo witwa Nsabuhoraho Zakari, yaranditse aravuga ngo aho kubwira Imana ngo afite ibibazo bikomeye, uzabwira ibibazo ko ufite Imana ikomeye. Wowe ubwawe ufite Imana, kandi iyi Imana irabyemera kuri umwana wayo. Hari umugabo umwe yigeze yajya mu bihugu by'Abarabu kubwiriza ubutumwa bwiza. Bashaka kumwica, ahungira mu nzu itagira abantu. Intare zirangije zirahazenguruka nijoro, mu gitondo umuhigi arahanyura yumva abantu bari kuvuga. Aravuga ngo mwebwe nta soni muryamye muri iyi nzu hafi y'isenga ry'intare. Uwo mugabo aramubwira ngo izo ntare mutinya ni imbwa za data. Ngo izo ntare muri gutinya ni imbwa za data, kandi imbwa ntigirya umwana wa shebuja. Ibyo bigeragezo bifate nk'imbwa za data, uvuge ngo ibindi bizarya umwana wa data buja. Kwizera kurema amashimwe kuraturuka mu ntambara y'imitekerereze. Icyo cyonyine gusa, kubwira ubwenge ngo Imana yabikora. Ubwenge bwawe buragarukira kuri experience yawe, kandi experience ingana n'ibyo wanyuzemo. Ariko hirya y'ibyo waciyemo hari ibindi utaranyuramo. Hirya y'ibyo utaranyuramo hari ukuboko kw'Imana kuzabikunyuzamo. Ubwo Imana yiteguye kugutsindira n'urwo utararwana, uri umunesha utaranarwana. Haleluya! Uri umutsinzi utaranarwana. Icyo kigutere kwizera. Pawulo aravuze ngo sinshaka kuko kwizera kugarukira ku bwenge bw'abantu. Aravuga ngo ndavuga ubwenge bwatunganijwe kera ngo ibihe bitarabaho, ngo kandi Imana yabutunganyirije kugira ngo iduheshe icyubahiro.
abwira abakorinto aravuga ngo nubwo mutubahaga Imana ariko Imana yatunganyije ubwenge rwose. Imana ifite uburyo izanyuzamo izo nzira kugira ngo yiheshe icyubahiro kuri wowe. Ifite uburyo izakoramo imirimo yiheshe icyubahiro kuri wowe. Ineza y'Imana izagutambikira. Nasomye Bibiliya irambwira ngo nicyo kiza kubw'umutima w'imbabazi Imana igufitiye, cyo kizatuma umuseke ugutambikira. Ndagira ngo dusengane Imana. Nimara gusenga nshaka gusenga gatoya, nimara gusenga nakira umushumba wacu aduhesha umugisha adusengere. Ariko ndagira ngo nsengane n'umuntu wumva azamuye kwizera. Ndagira ngo wegere ijuru dusengane. Abantu badukurikiye bari online, nawe uzamure kwizera kwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo amaboko yawe yaba magufi, ariko amaboko y'Imana aracyakora, aracyari maremare. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana itikanga umubisha n'umwe, ahubwo ihora iturwanirira ikadukiza ababisha bacu n'ushimwe. Uri Imana itera izuba kurasa risimburana n'imvura, bivuze ko kubaho kw'ibihe no kunyurana kwabyo ni wowe ubigena. Uyu mwanya twizeye Imana isumba byose, yahanitse ikirere ikadendeza inyanja. Imana ipima uburemere bw'amazi y'inyanja mu kiganza, ukamenya kuremera kwayo. Uzi amakuba yacu uko angana, uzi n'ibigeragezo byacu uko bingana. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo wimana amazi isi yose igaterwa n'amapfa, ariko wayatanga wakubika isi. Ijambo ryawe rirambwira ngo Uwiteka nuza ntuzaceceka, ibirenge byawe bijya bivuga, kuza kwawe bigira icyo bisobanura. Niyo mpamvu tugwaye karibu kuri uyu muntu upfukamye, karibu kuri uyu muntu uhagaze, karibu kuri uyu muntu wizeye, kugira ngo ukingure amarembo y'umutima we. Peloma di horia nonas edrai nginima ndiya horia. Turasabye kugira ngo kwizera kubage imigongo gukize. Kwizera ni akantu gatoya, ni ka operation gatoya, ni ka menta Kristo zongere zikore. Izo wazurishije Kristo aba arizo uzurisha kwizera. N'ubuzima bwari bupfuye, imbaraga zitumye duhagarara turiho arizo mbaraga zituma duhagarara no mu mwuka no mu buryo bwo kwizera, duhagarare hejuru y'ibyadutsindaga. Mwami dufashe ibyari byihagaritse imbere yacu kugira ngo byuname, bihinduka inzira ngiyo ku nyanja. Umuriro wakaga nawo uzime nk'uwo mwitanura, amazi yatembaga akame nka Nili, mu izina rya Yesu Kristo. Pelo mandi ya horia, mu izina rya Yesu. Abari badufashe bamaze kutubona nk'ishusho y'abantu bapfuye, bahure n'ukuboko kwakanguye wari upfuye Nayini, abatubonaga nk'abatazagira icyo twimarira, babone tuye na Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara buri muntu wese akwitabe. Nta kintu kitagira amatwi yakumva Imana. Ubu bukene bufite amatwi, wabuhamagara ukabworiyanta handi. Ubutunzi bugira amatwi, bushomeri bugira amatwi, indwara nayo yakumvira, byose bigira amatwi. Tegeka akanwa k'Imana niko gakiza, amaboko y'Imana niyo akora. Shyiraho urunyurane rw'ibihe kugira ngo wari ubabaye yishime. Imana yubaka izingo, Imana itanga ubuzima ihumure mu izina rya Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu, buri rubanza rwose turimo turaruguhaye ngo umucamanza warwo. Nta gihe kirarenga isezerano, nta gihe kirarenga isezerano. Naho amazi yarenga inkombe ntiyarenga ijambo ry'Imana. Hari umuntu wihebye bitewe n'iminsi amaze mu masezerano, ariko iyo minsi amaze mu masezerano niyo minsi nawe umaze ufite isezerano kuri we. Ubwo arambiwe n'isezerano wavuze, nawe ukaba wararivuze, uri inyuma yaryo ngo urisohoze. Ndakwinginze gucogora k'umuntu ntibibi bigwi bya Satani kuri twe, ahubwo Imana itubyutse. Maboko y'Imana turamire, maboko y'Imana turamire muri hope. Turasenze kugira ngo kuboko kw'Imana gucana umucyo, urumuri rw'Uwiteka rugaragare, impinduka z'ubuzima ziboneke mu izina rya Yesu Kristo. Ducyashe ibihe kugira ngo byitabe ibindi mu izina rya Yesu. Ibihe bimenye ko impinduka z'Uwiteka zibaye, ibihe bimenye ko amaboko y'Imana akiza amanutse, ineza y'Uwiteka igaragare.
turagushimiye. Dusengeye urubyaro rwacu ngo ruba amahoro. Dusengeye abandi bene data batateranye ngo Uwiteka abahe umusaruro w'amasengesho y'abera mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'Imana turagushimiye. Shirwa hejuru mwami, ni kubw'ineza n'icyubahiro dusenze twizeye kubw'izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.